Agasozi gato kari gasanzwe gafite ubuzima nk'ubwa henshi mu Rwanda, Kibeho yahindutse icyamamare guhera mu mwaka w'1981. Abahagana bose bahuriza ku byo bita ibitangaza ku byahabereye, ngo Bikira Mariya nyina wa Jambo yabonekeye abana bahigaga, arabaganiriza, abaha ubutumwa nabo ngo babubwire isi. Mu bavuze ko yabiyeretse bose, Kiliziya yemeje 3 gusa, aribo Alphonsine Mumureke, Marie Claire Mukangango na Nathalie Mukamazimaka. Iwacu ariko ufite ubwiza burenze ubwacu, kuko iyo umureba ubona adasa n'abazungu, ntasa n'abirabura, ntasa n'abahinde cyangwa abarabu, cyangwa abantu bavutse ku birabura n'abazungu b'abametisi. Mbese ubona afite ubwiza burenze ubwiza, mbese mwiza cyane. Tariki ya 28 Ugushyingo mwaka w'1981, byose bitangirira kuri Alphonsine, umwana ukomoka mu Gisaka. Ikintu cyatumye ababibonaga batemera ko ari ukuri, ibi bakabihuriza kubivugwa mu gace yakomokagamo, amarozi, abazimu ndetse n'imyuka mibi. Nibyo Abanyarwanda bahurizagaho ko mu Gisaka ari byo bintu biharanga umunsi ku munsi. Nathalie Mukamazimaka ni umwe mu babonekewe kandi baranemezwa. Ibi byose mu itangira ryabyo arabyibuka nk'aharejo. Rero amaze kuvuga ko yabonye Bikira Mariya, bamwe mu basenga nanjye ndimo twaramubazaga, ese koko wabonye Bikira Mariya? Akavuga yego namubonye. Yari yavuze ko Bikira Mariya yamubwiye ko ari nyina wa Jambo. Tukumva ntabwo twumva ibyo bivuga, ubundi mbese ntabwo twigeze tubyumva, kuko twararebaga nawe twari turi muri referitoire aho twariraga, tukabona nta kimenyetso cyawe yanyuze. Nathalie kimwe n'abandi, nubwo babonaga ari ibintu bidasanzwe, byarabagoye cyane kubyemera, kuko nubwo mugenzi wabo yabibasobanuriraga, bashakaga ibimenyetso bigaragara ngo babyumvisha abandi, ariko bakabura n'icy'umuti. Nijoro akamubonekeraho tujyamo muri dortoir, nabwo tukamwegera, nabwo ntitugira ahantu tubona ikimenyetso, mbese nko muri plafond ngo tubone hari nk'umwenge yanyuzemo. Mbese urumva byari biturenze, ntabwo giye nigeze nsobanukirwa, narabyihoreye ndavuga nti ashobora kuba ari ugusenga agatwara. Inkuru iva ku ishuri ikwira hose, ihereye aho ngaho Kibeho. Beletrida Mukashyaka yavukiye, akurira ndetse anashakira Kibeho. Acyumva iyo nkuru, kimwe n'abandi twaganiriye, ntabwo yumvaga ko ari ibintu bishoboka, nubwo abo mu muryango we n'abaturanyi bari abakristo katolika basanzwe, bose bashigukiye kumva iyo nkuru, ndetse n'ako gashya kari ku musozi w'iwabo, ndetse bagatangazwa no kwihuta kw'iyo nkuru. Yakuvuga ngo ni wa mwana w'ikibungo, n'iby'ikibungo byaje, ariko no kubona iby'ikibungo biza nuko yagira gutyo, yabona ngo yatwawe mu buzima ari havuga bagaratu ko niyo yikubitaga hasi, no ku maso bajyaga bajomba utuntu hano akagira gutyo ngo barebe ko agira gutya, no kumbona ntanahombye, ukana ko inyuma yaho hari ikintu cyihishemo. Ubwo noneho bahita bakaza tukajya twabundanira ku mugoroba tujya kureba natwe ibyo bintu, bavuga bati bakabona arareba mu kirere, natwe tukamubona akakubita hasi. Bakomeza bakavuga ati ntabwo batibira bintu ni ibidayimoni byo babikibungo. Nabonye abantu benshi cyane, harimo n'abanyamahanga bavaga mu bindi bihugu, nkumva mfite n'amatsiko, ariko nkumva ubonekerwa aravuga, ariko ntubone n'uwo bavugana. Inkuru itangaje kandi itari yoroheye benshi kuyisobanukirwa yaramamaye, abantu batangira guturuka imihanda yose, ndetse bakava no mu bihugu bya kure, ahantu byagorana ubwabyo no kumva ko bazi u Rwanda. Padiri Sinayobye yatangiye gukurikirana aya mabonekerwa akiri muto, aho akuriye aza kwandika igitabo cyasoje ubushakashatsi yayakozeho. Kuri we, kuba Bikira Mariya yaragaragaye Kibeho mu Rwanda bifite igisobanuro. Kubonekera abana b'Abanyarwanda, abana bakiri bato bari bafite imyaka nka 16-17,
kubonekera mu Rwanda, kubona ijuru umubyeyi w'Imana aza mu gihugu cy'u Rwanda akaza avuga ikinyarwanda, akaza agaragaza n'umuco n'uburyo avuga n'uburyo yasezeraga yaramutsaga abana, wabonaga ari nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi akinjira mu muco wabo. Bikira Mariya yanabivuze i Kibeho ngo abonekera uwo ashaka no mu gihe ashaka. Nyuma yo kwiyereka Alphonsine tariki ya 12 Mutarama mwaka wa 1982, Bikira Mariya yongeye kugaruka yiyereka undi mwana w'umukobwa, Natalia Mukamazimaka. Yarasanzwe ari umwana w'umukobwa ukunda gusenga. Ibyo kubonekerwa ariko niyumvaga ko byashoboka, yumvaga ko Bikira Mariya aba mu ijuru. Ibyo kuza mu isi yumvaga ari nk'incoberamahanga. Natse rero uruhushya mu Bikira, sinajya kumeza hamwe n'abandi kuko numvaga ntabishaka. Naje rero mu gitanda nkomeza ishapure, bigeze hashize umwanya muto narayirangiza, mbona izuba aho rirengera haturutse umuntu azansanga ari mwiza cyane. Ageze nko muri metero enye hejuru arahagarara, arambwira ati Natalia mwana wanjye. Nditaba, nahise mbona aho narindi hahindutse ibyatsi bibisi, inzu sinongera kuyibona. Ako kanya mpita mfukama, arambwira ati jya usenga cyane, jya usenga cyane, jya usenga cyane, usabire isi kuko imeze nabi. Bwarakeye Bikira Mariya arongera aragaruka kubera imyitwarire yari isanzwe itandukanye hagati ya Alphonsine ndetse na Natalia. Noneho byatumye abantu batangira kubirebera mu yindi nguni. Natalia yakundaga gusenga ndetse no kuvugana n'abatagatifu ngo byarashobokaga. Yakira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibya bagenzi be abenshi biganaga, by'umwihariko iby'umuyobozi w'ishuri. Aravuga ngo niba ari Bikira Mariya ngo uzamubwire ngo ampe ikimenyetso mbese gifatika cy'uko ari we uri kuza mu kigo nyobora. Niba rero atari we, simbone n'icyo kimenyetso gihe nzabirukana. Bukeye rero nibwo yagarutse nyine kuri 13 z'ukwa mbere 82, arambwira ati wigira ubwoba, ni umubyeyi w'Imana ukuvugisha, aribyo navuze mbere ko ndi nyina wa Jambo. Ku ruhande rwa Kiliziya yari ihuye n'ihurizo rikomeye cyane, kuko byagombaga kugorana kwemeza muri ako kanya ko ibyabaga kuri abo bana b'abakobwa byari amabonekerwa koko. Icyo gihe Musenyeri wa Diyoseze ya Butare Kibeho yabarizwagamo yahise ashyiraho itsinda ry'abihaye Imana ryagombaga gukurikirana ibyo bintu. Musenyeri Mbonyintege yinjiye muri iyo komisiyo imaze imyaka 2 itangiye akazi. Aratubwira icyo Kiliziya igomba gukora bwa mbere icyumva inkuru nk'ingiyi. Iyo bikiza ntabwo Kiliziya ihita ibyirukira, kuko hariho n'ibindi byabaye buriya hirya yaho gato y'Icyahinda witwaga Munyari Louise sinibuka neza, tubijyamo. Icyo gihe nabyo nari muri komisiyo yabyo, ariko ntabwo twatinze kubona ko ari umuntu uri mu kintu kimeze nka iriziyo, kwibwira. Hari igihe umuntu yibwira ko abonekerwa, n'ubu biracyabaho, ariko wajya mwegera wakoresha discernment isanzwe iri no muri Bibiliya ntagatifu, ukabona ko uwo muntu ari ibintu arimo kwibwira, atari ibintu arimo kubwirwa. Ibi byari ngombwa kuko na ba nyir'ubwite nta kimenyetso kigaragara bashoboraga kwereka rubanda ngo bemere ko ari amabonekerwa koko. Ibi kandi bigakurikirwa umunsi ku munsi n'ibyo Natalia yise ibitotezo. Ubwo rero icyo gihe abanyeshuri barazaga bakaturya inzara, bakadukura mu jisho, bakadukurura ibintu byinshi, no kudukubita birimo. Muri icyo gihe uri kumwe na Bikira Mariya kugira ngo barebe niba umubiri mbese ureyaje isako uri kumva ububabare. Hari n'igihe bazanaga ibikwasi bakatujomba mu nzara, mbese ibintu nk'ibyo byinshi byafashe rero ayo mezi. Mu banyeshuri badutotezaga uwitwa Kerere nawe yarimo. Aha
ubuyobozi bwa kiliziya bwatekereje indi komisiyo n'itsinda ry'abaganga bagombaga gukurikirana ubuzima bw'abavugaga ko babonekerwa. Professeur Nahomvula Vena yabaye hafi kandi anayobora aba baganga. Umuganga wari inzobere yagiye kuri bo agamije guhinyuza ibyo yumvaga. Ku ikubitiro imbaraga azishyira ku kwiriza ubusa mu byumweru 2 kwa Natalia, ibintu bitajyaga bishobokera umuntu usanzwe. Ibyumweru 2 atarya atanywa atunzwe n'Ukarisitiya. Ibyo bintu ngomba kubikurikirana. Ntabyumvise Musenyeri nti muruhusa nshyireho abazamu banje bahinyutse, nuko mfata ikipe y'abaforomokazi muri bo, ndetse nshyiramo n'abaprotestante nkana kugira ngo bazagire icyo bahinyura. Ndabajyana bagejejeho, mbaye misiyo yanyu bahaye ni ugukurikira uyu mwana, ibyo avuga mukabyumva, ibyo akora mukabikurikira, winjiye mukamumenya, mukamukurikira, mukareba icyo azanye, ku idirishya turarifunga turishyiraho kashe. Njye nayibonaga komisiyo y'abaganga yabaga hano Kibeho, bakaza mu gukaraba kwe mu gitondo, bakaharara bakahirwa kugeza ya minsi yose yarangije atarya, bamutegetse kutarya. N'umwana nashaka kujya muri toilette mumukurikire, mubanze mufungure murebe ko nta muntu urimo, mumufungirane, muhagarare imbere inyuma y'urugi, muze kumukingurira, mumenye hinjiye nde, hasohotse nde, binjiranye iki, byose mugende munota. Inzara narayumvaga kandi n'umubiri wagaragaje ko utari gufata ifunguro. Ni ukuvuga natakaje ibiro byinshi, mbese niyo ubonye amafoto ubona ko umuntu mbese ariho kugeza ubu ari igitangaza, kuko narebaga nk'umuntu nyine ubona ugiye gupfa, kandi n'umubiri amagufa ubona agaragara, mbese umubiri wari waryamye ku magufa. Ku buryo yavuze ati ndashaka kurya, bamuha ibiryo. Cyo cyabaye igitangaza cyane. Umuntu umaze iminsi atarya, iyo ashatse kurya arya nk'uko aho umuntu bavuga ati umuntu mu rwego yagezemo ntiyagomba kuba ngo arya, bari kumva kumanga akoma gake ku kiyiko ngo igifu kigende neza, ariko igihe cyarageze cyo kurya ararya bisanzwe. Tariki ya 2 Werurwe mu mwaka w'1982, undi mwana w'umunyeshuri nawe arabonekerwa. Mukangango Marie Claire wari usanzwe azwiho kudakozwa iby'isengesho, yari amaze kumenyekana mu itsinda ryamaganaga Natalia ndetse na Alphonsine bavugaga ko babonekerwa. Yaje afite ishapure y'ububabare 7. Aramubwira ati iyi shapure ivuga imibabaro yanjye Bikira Mariya yagize, ugomba kuyimenya ukajya uyivuga, n'abagenzi bawe bakayimenya bakajya bayivuga, n'abantu bose bakayimenya bakajya bayivuga, bakazirikana imibabaro yanjye n'iya Yezu, kugira ngo bibafashe guhinduka, mbese kwisubiraho, kuko ababazwa n'uko abantu baba uko bishakiye bakora ibyaha. Agatera ishapure y'ububabare, bavuga ko muri icyo kinyejana twari tumbari ikinyejana, ko nta wundi uzi iyo shapure igeze kubaho ikavugwa gutyo mu gihe cya kera. Uwo mwana w'imyaka 10 wateye iyo shapure uko kera yaterwaga, nabyo abakristo n'abapadiri bavuga ishapure niko yakorwaga kera, ariko kera cyane nabo batari babizi. Icyaba bose baje guhurizaho mu butumwa ngo Bikira Mariya yabahaga bwasaga n'ubutandukanye, ariko bukagira naho buhurira. Ubundi ubutumwa ni bwinshi cyane, buragutse cyane, burimo ingingo nyinshi cyane zivugurura ukwemera. Bikira Mariya yaravuze ati naje kuko nabonaga hari ikintu gikomeye mubuze. Yaje yabihiniye mu magambo 2 ngo yaje kwibutsa no gufasha. Kwibutsa iki? Kwibutsa ivanjiri, kwibutsa inkuru nziza, kwibutsa ubuyobokamana bw'ukuri. Ngo yabonaga mu buyobokamana harimo kuryarya. Avuga ati murasenga, ariko benshi basengana uburyarya. Ikibazo
burya amabonekerwa nk'ariya y'ikibaho nkatwe bari muri komisiyo uyumva neza nyuma mu gihe birimo ubuyoborwa n'ivanjiri uyoborwa n'inyigisho za kiliziya ariko noneho kuzumva uburemere bw'ubutumwa n'ubuhanuzi bwari burimo ibyo ni ibintu twabonye nyuma ngira ngo niba nabyuyize neza mu rwego rwa kiliziya yabyemeye nyuma ya jenoside niho yavuze iti ikibeho habereye amabonekerwa mbere ntabwo bari barigeze babyemeza ariko baravuze ngo noneho abantu bashobora kujyayo gusengerayo ibyo bakabivuga ariko bakagarukira noneho biza kugeza ubwoba bwo ati ibyabereye hariya ni amabonekerwa muri izo nshuro rero yakunze kugaruka agiye ku butumwa bwanjye kwisenga cyane sabira isi kandi kwakira ububabare no kubunyuzamo cyane guhura n'ibigeragezo byinshi ubona ko ampa ubutumwa bwo kubongerera asabira abanyabyaha guhinduka no gusabira ubuzima purogatori ubundi ambwira kandi kuguma hano arambwira ati uzaguma ikibeho kugeza igihe nzashakira. ni ubutumwa kandi bwagiye buhuzwa n'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko ngo bufite ubusobanuro uhuje n'ibihe bwatangiwemo ndetse n'uburyo abo bana babuhawemo. habaye na ngingo z'ubutumwa zahamagariraga abanyarwanda zahamagariraga abantu bumvaga ubwo butumwa ngo batagwa mu rwobo rw'ubwicanyi. icyo gihe nacyo nkibonamo burya kugira ngo umuntu agutabare mu gihe gikomeye ngo inshuti nyanshuti uyibona mu byago nacyo ni ubutumwa nacyo ni icyo gihe gikomeye cyari gikomereye umuryango w'abanyarwanda ndetse no mu isi yose muri rusange. Tariki ya 15 Kanama mwaka w'1982 umunsi muri Kiliziya Katolike bizihizaga ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Aba bakobwa batatu ngo Bikira Mariya yabasabye kubahera ubutumwa hamwe ariko ubwo yabahaye icyo gihe bwakuye umutima abari bahujwe n'amabonekerwa ikibeho. Bonekerwa ikibeho yatweretse ibintu byinshi biteye ubwoba kuri uwo munsi mbese bigaragaza ubugome. Abantu bica abandi amaraso atemba nk'inzuzi atwereka ibyo bicuza umwijima bifukuye cyane abantu babigwamo atwereka imibiri itagira imitwe mbese ni ukuvuga abantu bishwe nta mitwe ukabona n'ibihimba gusa ukabona ibihimba bidafite imitwe kandi akatwereka imitwe irunze ahantu nta mibiri. Ese mwumva ko ari ibintu byari biteye ubwoba. Mu myaka twari dufite 16, 17, 18, Fonsina afite 16, Jye mfite 17, Marikere afite 18. Mbese byaraturenze turababara cyamara arababara ararira ku buryo ntabwo twabisobanukiwe gusa aravuga ati kuki mwicana. Habaye ibintu bikomeye ku bana babonekerwaga bikubita hasi bavuga imivumba y'amaraso irimo kumeneka. Ubwo butumwa byari bigoye ko abo bana bari bakiri bato babasha kubwisobanurira ariko sibo bonyine kuko n'ababakurikiranaga batumvaga neza icyo bashakaga kuvuga ariko bose bagahuriza ku kuba u Rwanda rwaraburirwaga isano rya hafi kuri jenoside yakorewe abatutsi. Bavuga agahinda Bikira Mariya yari afite byose barabitubwira. Icyo gihe twarabyumvaga tukabyandika tukabyakira tukavuga ko ari reka tuzarebe. Ariko jenoside imaze kuba umuntu abonye ibyabaye mu Rwanda n'ibyahakorewe ndetse n'ikibihu ubwaho bavuga bati ibi bintu harimo ubuhanuzi. Bariya abana batashoboraga kwihimbira ubwabo ahubwo byavugwaga n'uwabirebaga n'uwabibona kandi iteka akerekana uko abantu bagomba kwitwara rwose akavuga ati mwitware gutya ariko ntabwo abantu babyumvise. Rimwe kuri 12 z'ukwa mbere ku munsi wa aniveriseri 94
nibwo yambonekeye. Icyo gihe nabwo ndi jyenyine, kurumva ni nyuma ni aho ngaho buri wenyine, ntabwo ko yansezeyeho nyine ku mugaragaro, ariko arambwira ngo usenge cyane kuko igihugu cyanyu kigiye kugwa mu ijoro ry'icuraburindi. Hari 94 mu kwa mbere. Uwo munsi yaje afite isura nk'iyo yari afite ku munsi wa Samusina na kabiri, kuvuga yari afite ububabare bwinshi, mbese ubona afite amarira menshi mu maso. Njyewe rero ntabwo nasobanukiwe n'icyo bivuga, ariko kubera ko hari abari abo muri komisiyo bashinzwe iyobokamana nyine ba teolojiye n'abaganga bari baratubwiye ko igihe Bikira Mariya duhaye ubutumwa, nubwo byaba ari umwihariko, ariko bikaba biremereye cyane, tugomba kubivuga mbere. Abajije abantu bakuru, ababyeyi, igihe umubyeyi arira, burya ntabwo ababyeyi b'Abanyarwanda bakunda kugaragaza amarira imbere y'abana babo, kuko ni ugutera abana ubwoba, ni ukubatera kwiheba. Akenshi niyo ashaka kurira ariherera, ntabwo arira imbere y'abana. Ariko kubona umubyeyi w'Imana aturika akarira imbere y'abana ni ikimenyetso gikomeye gikubiyemo ubutumwa bukomeye bwihutirwa. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko mbibwira abari muri iyo komisiyo, na Musenyeri yari arimo wa Gikongoro twari dufite. Namubwiye ni Bikira Mariya yambonekeye, yanjye aransura ariko jyenyine, ko yavuze aya magambo. Mbese numvaga akomeye cyane, ukavuga ngo igihugu cyanyu kigiye kugwa mu ijoro ry'icuraburindi. Ubwo rero mbese byabaye kumva dutegereje, tutava icyo bishaka kuvuga. Kurumva ni mu kwa mbere, kandi amahano yabaye mu kwa kane. Kubihuza rero n'ibyo abo babonekerwa baguze, abantu bateye abandi babatera, kandi nta kintu bazi. Baraza bagatema kuva ku ruhinja kugeza ku mukecuru kugeza ku musore, batema. Harimo n'amasasu, harimo amagrenade, baratema abantu barica. Uko mubibona dore hose n'aho banyuzaga amasasu bica abantu, barimo babiherezamo imbere amakompora kuri iyi kiliziya, baragera n'ubwo bayitwika. Ibyo rero, ibyo bimenyetso rwose, icyo kimwe cyo rwose cyarabigaragaje. Ni amabonekerwa muri rusange yarangiye mu Gushyingo tariki ya 28 mu mwaka w'1989. Nubwo abo batatu aribo baje kwemezwa, abavuga ko babonekerwa barengaga 30. Komisiyo zombi ziga ku bagera kuri 18, ariko hejuru ya byose hagombaga kurebwa buri ngingo yose yabibyihishe inyuma. Mu ndwara zo mu mutwe bavuga ko iyo umuntu ameze gutyo udashobora gutandukanya uwahanzweho n'ububasha bw'Imana n'ufite ibimenyetso n'ufite uburwayi. Ku byerekeranye n'ibimenyetso byo buganga babona ari kimwe. Ni ukuvuga rero ko ntabwo byoroshye gusobanura uwatwawe n'imbaraga z'Imana n'uri mu kibazo cy'uburwayi. Kubera nyine izo nyigo, hari uwo wageraga aho ngaho ukabona burya iyo umuntu yabonekewe ntabwo ari ibyihariye byo mu Rwanda. Buriya no mu Bufaransa iyo bakuye nka Lourdes, ababonekerwa bageze kuri 200, ariko havamo umwe gusa, Bernadette. Iyo rero byabaye kubera ukuntu abantu bagenda bakajya bagashiguka, ugiye ukabona no muri rubanda havutsemo abandi. Kubera inyungu zitandukanye, umwana akifata akajya kuri podium akavuga ko akamanika amaboko, akavuga nk'abandi, akigana abandi, akavuga umubyeyi Bikira Mariya, akavuga Yezu, akabwira abantu guhinduka, kubera impamvu zitandukanye utamenya, harimo simbizi impamvu z'umuntu zo kubeshya. Trisheri zabaye nyinshi ku bandi. Navuga ko abavugaga ko babonekerwaga barengaga 20, ariko twagiye bamwe tuvuga tuti bisabandi ugiye hirya. Kandi iteka ntabwo kizizavuga ngo uyu muntu turahakana ko atabonekewe. Aravuga ati ntabwo dushobora kwemeza kwabonekerwa, bakarekeraho.
abavugwa ko bamamaye mu mabonekerwa ariko batemewe. Harimo amazina menshi ariko irikunzwe kugarukwaho kenshi n'abantu benshi ni umwana w'umuhungu witwaga Segatashya. Imyanzuro y'abemejwe niyamushyizemo, ariko ibi byose biba bifite impamvu imwe cyangwa nyinshi. Njye naramukurikiye n'umunyakibanda yaraje aravuga, ukabona ko ibintu avuga bikagutangaza, ariko ahantu byaje kugenda bigana nuko byaje kugana ubona atakaza ukwifata, ukoroshya, ukwicisha bugufi, ukabona ahindutse nk'igihangange, ndetse abantu bakamukoresha telefasiroma, baranamukoresheje dayeri. Kwamamara simbizi, Imana imbabare, wenda naba nibeshye. Umwana agomba kuba yarageze aho yiyemera, kuko yagendaga atabwiye umwepisikopati nzagiriye, kuko ibiba byose umukirisitu wemera ko ari umukirisitu agomba kugendera mu nzira abayobozi bayo ba kiliziya bazi. Kibeho nk'ahantu hatari hazwi, hamaje kwamamara bitari ibyo mu Rwanda gusa. Ubu hagendwa n'abantu bavuye mu mahanga yose, mu bihugu biri hafi y'u Rwanda cyangwa se biri kure yarwo. Ikintu ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko byabafashije mu iterambere kandi ubona ko bigikomeje. Uyu murwa wa Kibeho iterambere ryawo rishingiye mu by'ukuri cyane cyane ku mabonekerwa. Nubwo yenda tuvuga tuti niyo ataba hari gutera imbere nk'uko n'ahandi hari gutera imbere, ariko iyo ugiye kureba iterambere ryaho icyo rishingiyeho cyane, ndetse tunacyitaho cyane no muri puraningi zacu, tuba tunareba ngo aha hantu umwihariko waho ni uwuhe, amahirwe ahari yatewe n'uko habaye ayo mabonekerwa ni ayahe. Nuza kureba uraza gusanga yenda nk'amacumbi hafi ya yose hano ari ay'abantu babihaye Imana, bivuze ko ayo mabonekerwa ataba yenda yari kuba hari ariko atanangana gutya. Abahatuye ndetse banahagenderera bavuga ko bahaza bahakurikiye ibitangaza ndetse no gusenga. Kamwe mu duce bitabira kandi by'umwihariko ni isoko bita ya Bikira Mariya nyina wa Jambo, bakuraho amazi bakavuga ko atandukanye n'amazi asanzwe. Ubushita nigeze kuntera, hanyuma ndayanywa, maze kuyanywa ubwo nari ndyamye nijoro nyafite mu nzu, kuko iyo yavomye uragenda ukashyira mu nzu, hanyuma ndongera ndaryama, ubwo ubushitani aragenda ndongera ndamutaraga. Yaba babonekewe n'abakurikiranye aya mabonekerwa n'abayamenye hashize igihe kinini aya mabonekerwa abayeho, bagenda bahuriza ku kuba ubu butumwa bwatanzwe bwararebaga isi yose, by'umwihariko ku Banyarwanda, kandi ngo bigikomeje kwamamazwa ku isi yose, ariko Kiliziya nayo ikavuga ko bitabangamiye ukwemera kw'abayoboke bayo.